kandi Uwiteka aragukunda. Tugiye kuzajya tugabana ijambo ry'Imana buri munsi rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Mana ikugirire neza. Hari ibyawe Satani yajyanye kubera kujya kure y'Imana. Hari ibyawe byononetse kubera gukora ibyaha bitandukanye. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubushake bw'Uwiteka bube mu ruhande rwawe. Imana mu kukurema yari kwishimiye, kandi Uwiteka ntabwo akwifuriza ibibi, ahubwo Satani niwe uvanga kugira ngo utabona umugisha w'Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyawe Satani yajyanye byongere kugaruka mu ruhande rwawe. Mana ikugenderere, kandi Uwiteka agufata ukuboko kuva umunsi wa none. Dufite Imana ikomeye, kandi dufite Imana y'imbaraga, dufite Imana ikora. Haleluya! Iby'Imana yabwiye Abisiraheli, Uwiteka yarabikoze. Imana yavanye Abisiraheli muri Egiputa ibavana mu bucakara bari bamazemo igihe kirekire. Uwiteka Imana abageza mu gihugu cy'i Kanani. Haleluya! Hari ibyo Uwiteka yaguteguriye, hari ibyo Uwiteka yaguteganyirije. Ni ngombwa kugira ngo wongere kubibohoza kugira ngo bigaruke mu ruhande rwawe. Satani yarabijyanye igihe ni kirekire umaze urwana, ariko byanze kugaruka. Ndakubwira umunsi wa none kugira ngo dusengane Imana buri mugoroba kugira ngo ibyawe Satani yajyanye byongere kugaruka mu ruhande rwawe. Mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Iri jambo ry'Imana muzajya murigezwaho na Ngeramukaba John Baptiste. Mana iguhe umugisha. Tugiye gutangira dusengana Imana, dusaba Uwiteka kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwawe umunsi wa none, kandi Uwiteka Imana yongere kukwigaragariza kuko ari Imana ikomeye. Amen. Uwiteka Imana, ndagushimiye umunsi wa none, kandi ndakunezerewe kuko ugiye kubana natwe muri ino jambo. Data mwiza, nkweretse abagiye kuryumva, Mana, kugira ngo bagenderere. Uwiteka Imana, reka iri jambo rikore mu mitima yabo. Reka rino jambo ryongere guhindura imitima yabo. Reka rino jambo, Mana, rihindure amateka. Reka rino jambo, Mana, rihindure ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo, bana natwe kuko turakwiringiye. Data mwiza, Uwiteka Imana ikomeye, wabwiye Mose uramubwira ngo uri Imana ishobora byose. Uwiteka Imana, reka ibyanze gukoreka kuva umunsi wa none, reka byongere gukoreka, Mana, kugira ngo izina ryawe Data rihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 6. Turahera ku murongo wa 31 kugera ku murongo wa 34. Haleluya! Tugabana iri jambo ry'Imana rigiye gukora. Tugabana iri jambo ry'Imana, ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Mana igufata ukuboko, kandi umunsi wa none Uwiteka umwiringire akorere mu buzima bwawe. Amen. Nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so bo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibisigaye byose muzabyongererwa. Nimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Amen.
Haleluya. Ndanezerewe umunsi wa none kandi nongeye kunezerwa kubwira ijambo ry'Imana. Nawe ndakunezerewe kuko ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo ntimukiganyire. Turi mu minsi ya nyuma, usanga ibigeragezo ari byinshi, usanga ibibazo ari byinshi, intambara ziba zitandukanye kandi ari nyinshi kandi zikomeye. Mana tukirire neza. Ariko ijambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo ntitukiganyire. Umunsi wa none ijambo ry'Imana, Uwiteka Imana arakubwira ngo ntukiganyire. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo iki? Riratubwira ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana. Niko ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba rikubwira umunsi wa none. Mana itugenderere. Uwiteka abe mu ruhande rwawe umunsi wa none. Ndakubwira ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Mpamvu bugiye guhinduka, ndakubwira yuko ufite Imana ikomeye. Abandi biringira bakomeye, ariko ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo ntitukiringire abakomeye, ngo ahubwo twiringire Imana yacu. Mana yacu tukirire neza. Ushobora kwiringira umwana w'umuntu akagusezeranya ariko ntasohoze. Ariko ndakubwira Imana umunsi wa none, ndakubwira Imana isohoza kandi ndakubwira Imana isohoza amasezerano. Ndakubwira Imana ikora. Ndakubwira Imana yasohoje amasezerano ya Aburahamu. Ibyo Imana yamubwiye Uwiteka yarabisohoje. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Mana ikukirire neza. Iri jambo ry'Imana, ingaruka z'icyaha, ndakubwira ko icyaha cyose kigira ingaruka. Hari abakora icyaha bakumva ari bisanzwe, bakumva nta kibazo, ariko ndakubwira yuko icyaha cyose kigira ingaruka. Urabikora ariko Imana ikakwihorera. Ariko ndakubwira yuko umunsi wa none nuva mu bibi, Uwiteka agiye guhindura amateka yawe. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukiganyire. Umunsi wa none ndakubwira ngo uve ku maganya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibisigaye byose tuzabyongererwa. Haleluya. Bamwe barashaka ubutunzi bw'isi mbere yuko bashaka ubwami bw'Imana, ariko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riratubwira ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibisigaye byose tuzabyongererwa. Iri jambo ry'Imana ndakubwira umunsi wa none kugira ngo uryiringire. Iri jambo ry'Imana ndakubwira umunsi wa none kugira ngo uryizere, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nta kindi kizahindura ubuzima bwawe nuko wiringira iri jambo ry'Imana, ugashaka ubwami bw'Imana kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Niwiringira Imana ugashaka mu maso h'Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibisigaye byose Uwiteka azabikongerera. Niko umunsi wa none ijambo ry'Imana rikubwira. Haleluya. Iri jambo ry'Imana, wowe ukurikiranye iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi, ndakubwira kugira ngo uryiringire, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ndakubwira kugira ngo uryiringire, kugira ngo amateka yawe ahinduke. Ndakubwira kugira ngo uryiringire, kugira ngo umuryango wawe uhinduke.
ndakubwira kugira ngo ukiringire, kugira ngo umudamu wawe ahinduke, ndakubwira kugira ngo ukiringire, kugira ngo mwashakanye ubuzima bwe buhinduke. Uwiteka arashaka guhindura amateka yawe. Uwiteka arashaka guhindura ubuzima bwawe. Uwiteka arashaka guhindura ibyanze guhinduka, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Wari umaze igihe kirekire ufite amaganya menshi, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira umunsi wa none ngo ntukiganyire. Nta mpamvu yo kwiganyira, kandi dufite Imana ihindura amaganya agahindukamo ibyishimo. Umunsi wa none ndakubwira kwiringira Imana. Umunsi wa none ndakubwira kugendera mu ijambo ry'Imana. Umunsi wa none ndakubwira kwiringira Uwiteka, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Mana iguhe umugisha umunsi wa none, kuko ugiye guhinduka. Iri jambo ry'Imana riratubwira kwiringira Imana. Iri jambo ry'Imana riratubwira gushaka Imana. Iri jambo ry'Imana riratubwira kutiganira, kugira ngo Uwiteka akorere mu buzima bwawe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikore. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyawe Satani yajyanye byongere guhinduka. Kuva umunsi wa none wari uremerewe, ariko umunsi wa none Uwiteka agiye kukuruhura. Dufite Imana iruhura. Nta kindi cyazanye Kristo Yesu kwari kugira ngo uruhuke. Nta kindi cyatumye abambwa ku musaraba kwari kugira ngo imitwaro wikoreye ikuveho, umaze kwiringira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana tubwira Uwiteka kugira ngo Uwiteka kugenderera umunsi wa none, kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Tugiye gusenga Imana tubwira Uwiteka kugira ngo akore mu byawe ibyanze gukoreka kuva umunsi wa none, kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Imana igufate ukuboko, kandi Uwiteka kugenderera umunsi wa none. Imana yigaragaze nk'Imana ikomeye mu ruhande rwawe. Haleluya! Nta kabuza ibyawe bigiye guhinduka. Nta kabuza ubuzima bwawe bugiye guhinduka, kuko dufite Imana ihindura amateka. Dufite Imana ihindura ubuzima. Dufite Imana ikora bigakoreka. Mana itukirire neza. Wari uhangayitse maze igihe kirekire wibaza ngo bizagenda gute, ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ibyawe Satani yajyanye bigaruke mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Ni Zaburi ya 24. Ibyo ushaka byose biri mu kuboko kw'Imana. Ibyo ukeneye byose biri mu kuboko kw'Imana. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira umunsi wa none kubanza gushaka ubwami bw'Imana, kandi dusengana Imana dusaba Uwiteka umunsi wa none kugira ngo Uwiteka akugenderere. Hari byatumaga Uwiteka atakwishimira, ariko umunsi wa none ndakubwira gufata umwanzuro kugira ngo Uwiteka abe mu buzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Haleluya! Umwizere Uwiteka akorere mu buzima bwawe kuva umunsi wa none. Kandi dusengana Imana Uwiteka akugenderere umunsi wa none. Uwiteka umunsi wa none abe mu buzima bwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Mana nziza, Uwiteka Imana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Mweretse ubwoko bwawe, mweretse abakurikiranye iri jambo ryawe, Mana, kugira ngo rihindure ubuzima bwawe, Mana, kugira ngo rihindure amateka yawe. Reka kuva umunsi wa none ubuzima bwabo buhinduke. Uwiteka Imana, bagendaga mu byaha n'ibitavuga izina ryawe, ariko umunsi wa none Mana bafashe umwanzuro wo kugukurikira kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Data mwiza, wagiriye neza Abisirayeli, ugira neza Aburahamu, ugira neza Yosefu. Data mwiza, reka ubuzima bw'ubwoko bwawe umunsi wa none abakurikiranye iri jambo ryawe, Mana, buhinduke, kuko bakwiringiye kandi bakwizeye. Senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.